Ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA cyatangaje ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga ugeze kure ushyirwa mu bikorwa, kuko mu mezi 3 ari imbere bazaba baratangiye kwinjizamo amakuru yose aranga umuntu. Byagarutsweho ubwo ubuyobozi bwa RISA bwisobanuraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024. Umuyobozi mukuru wa RISA Innocent Muhizi yavuze ko imishinga yakozwe binyuze mu mushinga witwa Rwanda Digital Acceleration Project ugamije guteza imbere ikoranabuhanga harimo no kubaka sisiteme y'indangamuntu ikoranabuhanga. Akomeza anavuga ko ibikorwa bitinda byarangiye, ubu icyiciro kigezweho ko cyihuta cyane. Aho yanavuze ko kandi ko mu mezi 3 cyangwa se amezi 4 ari imbere hazatangira ibikorwa byo gukusanya amakuru y'ibanze ndetse no kuyinjiza muri sisiteme ikizwi nka pre-enrollment exercise. Ibi bikazaba ari ku bufatanye na NIDA. Innocent Muhizi yasobanuye ko kandi hazafatwa ibimenyetso ndangamimerere byinshi ku muntu ugereranije n'ibyafatwaga igihe hatangwaga indangamuntu yari irimo ikorwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hambere ujya gufata irangamuntu bagiraga ibikumwe bibiri byombi byonyine, ariko ubu ikisumbuyeho ni uko bazagira intoki zose uko ari 10, ni ukuvuga ngo intoki zose zo ku biganza byombi, bagira n'imboni y'ijisho, ku buryo niba ugiye gufunguza konti yawe uyu munsi bisaba ko ugaragaza indangamuntu yawe, ariko icyo gihe utanahari ukaba wanashobora no gufunguza konti kandi ku buryo bwemewe bw'ikoranabuhanga. Muhizi yanavuze ko kandi igihe iyi ndangamuntu izaba itangiye gukoreshwa, umuntu azaba ashobora gusaba serivisi izo arizo zose yifuza atagombye kuva aho ari. Ibi yongera bisobanura neza, anavuga ko mu gihe biramutse bishoboka ko udahari ushobora gukora igikorwa mu bijyanye n'imari kikanarangira neza. Ati icyo gihe kuko uzaba warakoresheje igikumwe, imboni cyangwa se n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, uzashyiramo na porogaramu yo muri smartphone ku buryo ushobora kwemeza ukavuga uti ni njyewe koko, kandi hariya nabo banakemeza ko ari wowe. Ubu ntabwo byakunda gushoboka kubera ko iyi ndangamuntu dufite hari byinshi bitayirimo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA Mukesha Josephine ubwo yari mu kiganiro cya Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yavuze ko kuva muri Nyakanga 2025 bazatangira ibikorwa byo gukusanya amakuru azashyirwa muri sisiteme y'indangamuntu ikoranabuhanga. Yarashimangiye ko ibikorwa byo gutanga indangamuntu ku muntu uje imyaka 16 bitazongera kubaho. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umuntu akivuka, ndavuga umwana, azajya ahabwa irangamuntu, bazajya bafotora gusa guhera ku bana batoya bafate ibya bipimo ndangamiterere. Gusa ushobora kwibaza uti ese ubundi haba hari itandukaniro riri hagati y'irangamuntu ikoranabuhanga ndetse n'irangamuntu twari dufite ubusanzwe? Yego, itandukaniro rihari kubera ko ikoranabuhanga ryarabikemuye. Itandukaniro ni uko irangamuntu ikoranabuhanga yo iza mu moko 3. Bishatse kuvuga ko ushatse wayifata mu buryo bufatika gusa nubwo iyi ngiyi dufite yari imeze uko twayifataga, ariko umwimerere wayo yo ikaba yifiteho amakuru ari mu byiciro. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi iyo urebye irangamuntu twari dufite, iyo wayerekaga umuntu yashobora kubona imyaka yawe, ariko akabasha no kubona andi makuru yisumbuyeho ataramugenewe cyangwa se atakagombye kuba yamenyeshwa. Ariko aho itandukanye n'irangamuntu ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo yo biteganywa ko ishobora kuzashirwamo amazina n'ifoto, ubundi igashirwamo kode ibitsa amakuru yisumbuye, nayo akabonwa bitewe n'uwashatse kuyareba, bikaba bifitiye ububasha. Ibi urushaho kubisobanukirwa iyo wumvishe neza urugero yatanze. Yatanze urugero ati nk'iyo ugiye kwinjira ahantu ariko bikaba bigusaba kuba ufite imyaka 18, aho amazina y'umuntu aba atari ngombwa. Ati kuba ufite indangamuntu ikoranabuhanga biguha uburyo bwo guhitamo amakuru utanga bitewe na serivisi ugiye guhabwa. Icyiza cy'indangamuntu ikoranabuhanga kandi ni uko indangamuntu ikoranabuhanga kandi izajya itangwa muri telefone ngendanwa za buri wese, ku
ku buryo nyirayo azaba ashobora kwerekana amakuru ashaka bitewe n'aho agiye. Ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma irangamuntu koranabuhanga ikoreshwamo ni uko uyifite ashobora kuvuga uyimusabye agasuzuma ibimenyetso ndangamiterere. Ibi byumvikana neza ko kugira ngo hagire igikorwa ku makuru ari mu ndangamuntu koranabuhanga y'umuntu bizajya bisaba ko nyirabyo cyangwa se nyir'ubwite abyemeza. Iki gihe kandi azaba afite uburenganzira bwo kwemeza ibigo n'abantu bashobora kubona amakuru ayirimo ndetse no kugira icyo bayamaza. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko ikirimo gukorwa ari ukubanza kubaka sisiteme zo kujya babona uko babikora. Yanavuze ko mbere y'uko bitangizwa harimo kubanza ibikorwa byo kugenzura, bakora ubugenzuzi mu kureba ko amazina ndetse n'andi makuru yerekeye ku muntu muri NIDA muri sisiteme ko ayo makuru yose yuzuye. Ati kubera ko rimwe na rimwe hari igihe ujya gusaba serivisi ukajya nko gusaba icyangombwa ugasanga amazina yawe cyangwa se ay'umubyeyi handitseho izina rimwe cyangwa se yanditseho ariko akaza yanditswe ataraye. Yaravuze ko kandi uzajya ahabwa irangamuntu koranabuhanga azajya abanza kureba amakuru ye yose ko ahari ndetse agahitamo kuyemeza. Bikaba biteganyijwe ko muri Nyakanga 2025 hazatangira ibikorwa byo kwemeza amakuru abantu bafite muri sisiteme y'indangamuntu. Ariko anavuga ko kandi kugira ngo iki gikorwa cyose kizabashe kugenda uko cyateguwe kandi kigerweho hazabaho kwegera abaturage kugira ngo ibikorwa byose byihute kandi bigere kuri bose. Gushimira wowe neza amatwi muri iki kiganiro. Iyi yari ST Trustmate. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ushobora gukora subscribe, share ndetse na comment kubera ko ibitekerezo byawe ni ingenzi kuri twebwe.